Igihe turi hano muri librairie inzu y'ibitabo yitwa Cook and Book. Iyi nzu kandi iherereye muri commune ya Woluwe-Lambert mu murwa mukuru wa Bruxelles, aho Dimitri Sis Uwanyirigira, umwanditsi w'ibitabo, umwanditsi w'iki gitabo cya yise N'acceptez pas de mourir, yaje kukimurika. Akaba yitabiriwe n'abanyarwanda n'inshuti zabo batandukanye nk'uko mubibona mu mashusho, baje kumva amateka uyu munyarwandakazi, umubyeyi w'abana 5, wavuze ati ntabwo n'acceptez pas de mourir, ni ukuvuga umuntu yacishije mu Kinyarwanda avuga ngo ntiwemere gupfa, ntiwemere kwicwa, ntiwemere kugirirwa nabi. Amateka arimo aha ngaha rero ahera muri 1994, aho Dimitri Uwanyirigira Sis yarokotse jenoside yakorewe Abatutsi, noneho akavuga ati ibyo nabonye, amahano nabonye, nasangiye na bagenzi banjye twarokokanye, ntabwo dushobora kuyirengagiza, tugomba no kuyasangiza abandi kugira ngo bitazongera kubaho ukundi kandi bibere n'urugero urubyiruko. Nibyo rero ibiganiro birimo bibera aha ngaha bituruna kuri iki gitabo cya N'acceptez pas de mourir cya Dimitri Sis Uwanyirigira. Tuza no kubagezaho ikiganiro tuza kujyana nawe kugira ngo atubwire uburyo arimo azunguruka mu bihugu by'Uburayi avuga amateka akubiye muri iki gitabo yise N'acceptez pas de mourir. Reka rero mbareke, yari mu rwego rwo kumenyekanisha ibitabo bisohoka ku mateka y'u Rwanda, turimo natwe tubakurikiranira hano muri Woluwe-Lambert. Turakomeza tubagezeho uko bikomeza kugenda mu masaha ari imbere, tubagezaho ibiganiro byahabereye. Yari Karirima w'igihe hano Woluwe-Lambert i Bruxelles mu Bubiligi.